Gugu noneho ndaryoshye we. Bubu mutangira kuryoha ndabyitabira. Mukuri. Izigabo nari njye umeze neza kumurusha. Bubu utangiye kwikunda. Kiwi. Yewe birani. Nuko kurakana imbere. Ako ngiye kubasenya n'ibyo bimbereye. Birani. Tonde bugu. Iyo mbaye seriye nibyo biba biri so. Kadurebe. Do. Shomeze nk'agahungu. Hello. Ati ureze nk'akantu kagahungu bagenda ngo iki kakandi ko kwanana. Kanuza. Ngiye ubona ndi umuntu mukuru nyine ariko wowe ubona uri agahungu naho ngo yambikishijwe n'umupira muzi ngo watwite. Akantu koje hano. Hako nubwo nanjye nabaye agahungu nabaye nk'urucecuru. None ko ngiye ndi mukuru. Wajya mu urubyeyi. Dore ibinyoni. Byarashobotse bimeze nk'amazi atemba. Yiwi ako kantu wazagashyiramo bubu kakagusebye kuko ibinyonyi ndaza kugashyiramo. Wese bashyizemo kuko meze nk'akanyuguri. Ngo si ibinyonyi. Hello. Ntago. Bigora. Ntago ndajya muri mudu neza. Ukagutangire bantu. Ndikubona noneho usa nk'agashi. Yambura agahungu kavuye mu gisirikare. Kwikoshi. Yanga Imana ibiguhanye. Waje wambaye amabara. Yazimine oke ntabyo. Ni byinshi pe. Nyine tubyoreye kwanza unusubiza ibibazo by'abantu. Oya ratereka mbanze mbibwirira ubushize ubwo duheruka. Numva. Ariko nako arone ari kuratisha utwite mwana. Oya iyi ntizisi imenyerewe. Nyine kumenyerwa ntabwo aribyo nshaka kuvuga. Ujyana uko nashatse kiseri kwisanzura ngo nizamurira akaguru. Hari umuntu tuvuye nyine hanze abantu ariko nako ndi kurya agakeke nanjye ndi kuratisha. Tuvuye kukagura aramubwira ngo mutwenda yambaye nyine ngo tubara turajyana. Mana we arumva amaguru yagira amahembe. None bari kumbwira ngo reka zabura akaguru ngo n'ipantaro yanjye igaragara. Oya ibi birasanzwe ariko siri birasanzwe. Nyine ariko wanjye we wabigize ibintu. Oya bubu birasanzwe aho gusubiza ibibazo by'abantu. Umweru hari ibara bitajyana. Nyine biranasanzwe nazo simbwiye ati oya ukirimo kuratisha uzamura amaguru. Gute oya nuko yashatse kwisanzura ngo mere gute. Ngayisanzura. Nsanzura nyine. Ko mureze oya naratisha ibi kwe. Nyine aratisha. Oya bubu wikwepa ibibazo by'abandi bisubiza. Oya rata nayo ngiye kuvuga. Ubushize urabizi ko twari twavuze ngo umuntu uzavumbura planka ngo tuzamuhemba. None ikibazo cyabayeho bantu. Ako byo uzwaracemo iminsi nk'itanu tutabivugaho. Ikibazo cyabayeho ko twavuze ngo Yego ariko Blaze twavuganye. Ibintu birana none nakumira gatandatu. Ko murimo murarabura gusa. Nyine vuga bubu vuga ariko wikwepa ibibazo by'abandi bisubiza. Noneho ndavuga ngo tuzahemba umuntu uzaba wayivumbuye. None twabuze ahubwo utarayivumbuye. Abantu bose barayivumbuye. Nitwe twatanze ikibazo cyoroshye. Mwakopeye examen. Cyangwa mwese mwabitsinze kugira ngo mutwereke twe turi fake. Tutazi kubaza. Mwe muzaduhemba. Oya ariko niba bagomba kuduhemba ngendishya akaba. Nukuvuga se ko turabaswa. Nyine. Kandi dutegura ibibazo abantu bose bakabitsinda. Mukabura n'umuntu n'umwe byibura bose bakabikora. Oya cyakora cyane ikibazo gikomeye. Nyine tuzabigenza gute. Ubuze twabahera ku murongo twese tukabahera. Zo mwese ahubwo mugabo yabahemba. Umuntu ko ahemba umuntu umwe ariko nanonaho aratisha abandi ko yabikoze none mwese mukamwara yabikoze.
ngiye ikintu ahubwo nashaka wenda dusaba imbabazi wasubiza ibibazo nyine ari byo nari nakwiye byo ni mugomba ukudusuzugura wasubiza kutwereka ko ibi bibazo. twateguye akabazo ka feke cyane cyane ko ari nawe wagateguye nuko ntukiri umugabo oya bobo niwe wabiteguye natwe twese twarabiteguranye narabibabwiye ndababwira ngo nimugira umuntu ubyumvamo ikibazo nyine mva nkubwire ahubwo buburi ngaho reka basi usubirizemo ibi bibazo sibyo rata urumva kuba prank yo mwarayivumbuye hafi ya mwese kwanza mwese oya ni mwarayivumbuye bose ahubwo wenda ngiye kuzaba mpita nyuzamo screenshot ya buri kibazo cyose bakubajije ugisubize fast nambaza niyo usanga bigoye cyangwa muri kumbwira nabi ndahita nyundi icya mbere nzajya mpita nyishyira hariya icya mbere kirabaza ngo icyitonderwa ahantu bambwiye nabi oya kandi nabihisemo nzajya mpita binyuza hariya nyine ikintu byibundakaze ntacyo nsubiza oya nabihisemo nyine ukuntu nk'ubu ngubu nka cya kindi wavugaga hari uwanditse ngo jya ureka kuvuga umugabo wawe mu izina jya ureba utundi tuzina umwita turi romantike ako ko nako kukuraburiza nyine ako nako kuraburiza gusa banabyumve nyine wa mugani ko cyora ni ngiyo yise ikibazo shaka akazi ubu none hano rero ubwo turebe kambira ngiye gushaka umwita oya ni ukuri usibye nubwo mwavuze gutya hari n'uwabibajije nk'ikibazo oya gusa nyine seraro wabibajije nk'ikibazo nyine akoko oya oya ariko buriya nawe wababaye oya da ngenda bizi ko hari akazina twitana ahubwo muri comment umuntu ukaza akatubwire kuko n'undi dusa kereka umuntu niba atarakazi yego nawe akabye kumpamagara mu izina ariko hari akazina karani yanjye mpamvu nkwita aroni kuri YouTube kuri iryo zina ryawe washyizeho oya reka ahubwo ibyo ntabwo ari byo by'urwitwazo ntabwo uvuze bobo kugira ngo mbe ko utari ntabwo nimba kopeje ngo bazashaka ku kazina twitana ngomba gushaka zina nkwita kuri YouTube oya aroni kwanza nanjye isuzongere ko binyine nyine nzajya nkwita kapucuri subiza icya kabiri kapucuri oya aho gapucu aho pawo oya gapucu ahubwo se gapucu nako ngo kabara akabana ubwo subiza icya kabiri ariko nze ngubwire ngo cyamba ndasubiza icyambere icyo nyine barakubwiye ngo jure nshakira izina nyine ushaka wowe ese ko ngubwitiramo ibyo nshaka tukwita kapucuri oya okay kapucu nta ribi kapucu ngaye katire kuzajya wita kapucu oya nyine tawita karamishe oya bobo oya ikibazo cyavuga ngo ujye utureba utwo tuzina turi romantike reka tukiveho kapucu naribonye ni kapucuri sawa nacyo kapucu oya bobo ba witonze ahubwo ndi kuguhamagara ukanga kunyita biragaragara oya bobo biragaragara ko uri kugira akavuyo kapucu izina okay ngaho kapucu icyo cyasubije ati kapucu bobo cyasubije kapucure ngabada engurasamye wagira kapucu biguma kubigira nka aricyo kibazo okay subiza n'iki ako kazina ko sinzi kugeza mu ntabwo ijwi rigezemo yego ata umaye n'akantu gafata mu menyo gatuma umuntu arya nabi oya nta kibazo abuvuye nta kibazo kapucu abubu wapi ese kapucu wajureka utirashaka kapucu urakira kapucuri umuntu w'umugabo ngo nyine cya kabiri gukora kapucuri umuntu wawe ari icyo kibazo kapucuri ariko mwashukana ngo kapucuri nawe ukitaba ugahindukira oya bivuyeko ibibazo ariko sawa twigende ikindi kiravuga ngo ese Soni wambwiye niba urugo rutarakuzonze nyuma yaho
nyuma y'aho ushakiye. Narabona se nananutse. Witonde nawe ukirarangira. Ngo nkurikiranye ibiganiro byanyu hafi ya byose kuva ejo bundi. Urugo rutaranzonze. Rutarakuzonga, nyine rutarakugoye. Ako yabibajije na nzonga se namimbe. Ntabwo rwanzonze nararuzonze. Umva ese Soni wambwiye niba urugo rutarakuzonze nyuma y'aho ushakiye. Nkurikiranye ibiganiro byanyu hafi ya byose kuva ejo bundi. Ngo ni kuva iyi message niba yaranditse ryari, ubwo ni kuva iminsi 8 iciyeho. Ntabwo rwanzonze. Durimo neza ndufite ngo ndakomeye muri we. Oya bubu gisubize neza yizana brag. Ntabwo rwanzonze seriye. None se hari ubuzongore mfite? Oya kukuzonguza ibyari byo. Ukunzunguza nyine. Abantu batarashaka ini urumva urugo barufata nk'ibintu bya danger bikomeye. Ubwo harimo why? Oya harimo. Oya. Why and why? Harimo. Oya nuko birimo. Yes cyangwa no? Harimo na why? Oya, oya nyurumva. Yego cyangwa hoya? Urebye yego ni yego nta mpamvu irimo na. Ushaka kumvuga impamvu ntabwo rwanzonze. Nashaka kumenya impamvu rutanzonze. Azaze ambaze ukuntu rutanzonze. Nanjye ndamubwira ukuntu rutanzonze. Tutanzonze nzanzonze. Umva none ikindi. Ye na gapucuri wanjye tumeranye neza. Oya bubu nawe gapucuri wapi je? Uko ni gapucuri. Bambwiye se ngo mitemo gapucuri. Nawe gwitishijemo nuri gwitamiryo. Gapucuri. Umva undi. None se Sonia washatse ufite imyaka ingahe? Harimo ibibazo byinshi iwe yabarije hamwe. Nashatse ufite imyaka ingahe? Iyi n'ubundi mfite. Abona nawe bakubona nka abona ufite 18 nka babana bo mu modoka bavugaga ati se none aba bana. Abantu babemereye gushaka bafite 18 none abakobwa bose basaze, ubwo nawe warusanga bakubona muri babandi ngo basaze bemereye 18 bakita bafatiraho. Nyine musubize. Oya nta mfite. Washatse ufite imyaka ingahe? 30. Ibyo nibyo bituma hari umuntu wanyibaga agiye kunca amazi. Oya bubu umuntu aguca amazi n'undi bitewe nuko yakuboye. Nashoboye mfite imyaka 20 ndetse yakomeje 22. Ese byara muri uyu mwaka n'undi cyawurimo doya nakomerejeho. Ese byarakoroheye kumvisha ababyeyi bawe ko ugiye gushaka? Aho rero niho bicara neza bakabanza bakabwira abantu. Ye rero kubwira ababyeyi banjye niba ushaka no kumfatiraho urugero, ushaka kubwira ababyeyi bawe ko ushaka gushaka, ukaba ufite imyaka utekereza ko ishobora kuba ari mike iwanyu, imyaka ishobora kuba yemewe muri leta ariko iwanyu ikaba itaragera cyane. Baravuga ngo ngiki ntuza yiganye ntuza kugira mu rugo irabizira. Rero byagize neza yabibajije bivuge kandi nabwo strategy wakoresheje ngo babyumve. Ye ntabwo byanyoroheye ntabwo byangora. Yego technique yanjye nakoresheje ntabwo we wayikoresha mu bikunde. Ni nko kundi bavuga ngo uzubake gute, nta muntu ujya wubaka nk'undi. Rero nta n'umuntu wajya kubwira ababyeyi kuko ababyeyi bose si bamwe. Shabu urimo urabazimiza shaka. Ntabwo ari bamwe, reka nkubwire. Yarabibwiye mama wanjye ari mu gikoni. Nitambukiramo. Nabwo yataye ko buriya mama urabizi. Ari ibintu nshaka kukubwira. Ese ni ibiki? Yaratetse atari kunyitaho nicariye ku gatebe hafi y'umuryango. Nambwira ati rero mama wawe nshaka kukubwira. Ese ni iki? Atiko nuba kigoye. Byaba byiza unutse mbere yuko nyivuga. Mbere yuko nyivuga kuko. Ndangije nambwira ati iki cyose ushaka kumbwira mbere ko
kugira ngo kimbwiye mbanze nkagutuka nyamwana n'ubundi ndabizi kuri buntu kimbwira arambwira ati mbanze mukore nyine hano hantu amasuku hano hose muhatunganye ibyo mbivuye twabyumvikanye agira ngo ni ugukunda urugo rwawe ko nirukira urwanjye urumva noneho ibyo birangiye arambwira ati ahubwo mbwira vuba bigishyushye ngutuke bigishyushye ngo ngutuke bigishyushye rega njye story ndayizi shabubuzi kuri kumbwira nkaho ari njye uri kubwira ntiyaga ari wowe ndi kwiterera story ndayizi gutya aho byatangire byose urumva rata ndavuga ahita nyine ngo uri kumbwira uya uri kunca mu ijambo ngo mbwira ngo ngutuke bigishyushye navuga ati uyu mukecuru aranyica nakwandigisha akaguru kamwe hasi niteguye kwiruka ndambwira mama rega umwaka utaha mfite ubukwe mpita niruka kugira ngo ibindi asigara byivuga nyuma rero umujinya umaze gucururuka no kubitekerezaho neza agira ngo ni imikino arampamagara arambwira nigere muri gahunda zanjye ati biriya bintu wambwiye ntabwo nshaka kubyumva mbere y'imyaka 6 ndavuga ati umukecuru arakomera agira ngo ni brag ndamubwira ati mama ngewe urumva ibi bintu nabikubwira noneho nza kumara amaze ndabanza umugabo wanjye mucisha kwa anti mvugana na mama nongera ndamugarura kugira ngo bizagere kuri mama byaroroshye nta kindi kintu afite cyo kubikora ndabwira mama yewe ngomba kubana n'umugabo witwa Aroni ariko iyo strategy yakoresheje niyo kuvuga ngo wenda uburyo yabigenje yarabanje anjyana kwa anti we banza nca ahantu hashobora gukubita mama koro hamo gake kugira ngo barabanza baramenya bigiye kure baramenya nyine baramfatisha bavuga ati Aroni n'uyu muntu uyu ku buryo Sonia we najya kubivuga nabo bazamwunganira bako bati bimeze gutya na gutya bikahita byoroha ariko papa nyine ntabwo yangoye ntabwo yangoye ariko uratekereza ko biri bungoye ariko nagenda mwicaza nigize seriye ntuze ati rero papa urabyumva niryamye suba nabyo ni ngombwa oya shaba ubona noneho bari bagoye rugari ngo uvuge story oya reka bazabikubaza ubivuge ngo yaraniryamiye yaranagize gutyo byose wari ugiye kubibona ariko nta ribi uzi oya ari ikintu nawe ntakubwiye ukuntu yagiye kunyumva yararyamye akabanza akambara rinete uzi umuntu ujya kukumva akambara rinete ubu kuri kuvuga gahoro uzi umuntu ujya kukumva akambara rinete nibyo ushaka kuvuga nese rinete ziki iyo story nanjye kariwe nazi kugira ngo abigire seri uzi ibintu namubwiye aradukurikirana ntabwo nabisubiramo nkahita nyica bubu umva rero ikindi kibazo ari nacyo cya nyuma urumva none biye byakuryohanye waruzanye imbere akamije kumbaza utubazo tubiri umva nyine ahubwo iyo yatangiye avuga reka ndihita mbishyira hariya nawe se ko ari byo bakubajije iyo yatangiye avuga ngo nawagutuka humurama ubwo no kuri la Frank wavugaga ngo nibagutuke ngo batuka Aroni ibintu nk'ibyo niwe wari wanshutse ngo dushyiremo inda ubwo nyine we niyo mpamvu yatangiye ku muntu utararebye icyo kiganiro cy'ubushize niyo mpamvu we yatangiye avuga ngo nawagutuka humurama ahita avuga ati gusa nanone nabavumbuye ni Frank arongera ati ese Soni Aroni wamukundiye iki mu mico se kuvuga iki mu mico na yindi imico yose imico no kugira niba nawo ni umuco w'umuntu ubwo rero niba nawe warawumukundiye uvuga umuco mu mico wamukundiye iki mu mico twari byinshi oya bakubwiye kimwe oya ntabwo ari kimwe wamukundiye iki mu mico mico rero kazenyi babwira ako bataza kuvuga ko oya nta kibazo bubu nta kibazo wakira nguhe kapucure suka rero koze kandi ubwanga nta kibazo kose dorakamaze ngiyo se wayiriye mu mico twagiye nicyo ngiye kubabwira icyambere
nawe uyumve imico ya mbere nagukunde bavuga ingahe yose iya mbere akunze utanywa inzoga urumva ibyo ngenda bikunda ku ruhande rwanjye nanjye uwo bibangamira nabo bita bibangamira ya buri wese agira impuzu z'akaragiteri z'akora turanidage komeza kunze ko atanywa inzoga icyo ni icya mbere ngo ndi kuvuga tukibonana icya kabiri nkunda ko nyine azi gutanga umwanya kandi nanga ko ntera story nyine kera warawumaga ukamamagara ukarambura utubazo twanjye ratamangira ni ukugira ngo rata nibyo uriya muntu wabaje ikibazo ati se urugo rwarakuzonze ariko aho ngaho rwaranzonze oya harimo utuntu tumwe na tumwe twagiye warata nicyo kintu hari igihe kuba mbere byarakundaga iyo uri mu rugo iyo wageze mu rugo nta mikino iba igomba kuza hari utuntu tw'imikino ubanza ugashyira ku ruhande wabigaragara ntabwo nzakihanga rata umuntu wabajije icyo kibazo mu bintu bituma n'urugo rutakuzonga bigusaba yuko hari utuntu tumwe na tumwe wigomwa uwo mwanya rero ngo wa story ni iki uragabanyuka bagiye kutukubwira ikindi kintu namukundiye mu mico ubwo noneho twavuye hanze twageze mu rugo ikindi namukundiye mu rugo ubu kivuge vuba shobora umuratiye kuko ushaka kumvuga vuba nenge mba mfite amatsiko rega mfite amatsiko rero ngiye mfite amatsiko numve ni wowe ntamwongore mbwira ngaho ke babwira ikindi cya gatatu rero tumaze kugera mu rugo iyo ativumbuye nyine aba ari umwana mwiza ngaho mva murabyishe ndivumbura oya nyine yatata subwo mbivuge ngo iki wabivuze nabi yatahinduye system yatabyutse nabi aba umwana mwiza kanekera oya bobo itangira kuryoshye nkamutuma akabyemera no gutuma byo ariko iyo yabyutse nabi we ko ari umugabo adatumika atagondeka ubu ratareka mabwire gutuma kwe gutuma kwe ni umugore ukora oya ngerekana umwibira akabanga nyine ni ipoire kamwishi oya reka kwibira akabanga nge babashije nyine reka nituriza arya mu reka nituriza turize rwose aha njya numika ubundi sinumike ubundi ngafunga umutwe ubundi babyita gufunga umutwe ubwo ntacyo ikindi nkunda ko nubwo ujya ubyanga kuri kamera ariko hanze ya kamera ujya wemera tugakina ngo gukina reka mubwire guys sibyo nigeze kubibabwira ndavuga ngo oya ngengeze kuri icyo cyo gukinana gukina inyuma ya kamera numva ni Rose nawe bivuze neza ngo wamwereka kamera utuntu twikora ni sawa ariko rero byo kujya kuri kamera nkaba nambaye wenda gutya cyangwa se nambaye kundi ngo akamena amazi akagira iki se mu kumena amazi ni urugero niyo mpamvu ratanabwiye ngo muri abantu bacu hari ababireba bakabikunda ariko kuri icyo ngewe ntabwo bazamfatisha ni ukuri ni byiza nanjye njye ndeba n'abandi basobanurira ariko bane bataragize kuba amahirwe yo kuba abagore bawe nakasi kabona ngo bagomba kubona ibyo n'ibintu byose twadukinana kwaje ariko kuri kamera yagize ni ukuri wapi dukinana inyuma ya kamera rati nyine kwaje ntabwo ari kwaje ni inyuma ya kamera ni kwaje se ariko kuri kamera ibibazo rero byose byashize ahubwo reka tubasezere ubutaha tuzaze tubabwira ngo bimeze gutya na gutya ibikize ibindi nyine mufite ibintu muziranyeho muvugana nabo nagakucuri bye bubu basezere sawa abantu ku bantu mwangira inama yo gufungura izina rishya ryo kumwita njye nawe gapucuri turabakunda kandi tubitayeho yo gapucuri gapucuri bubu reka ariko tugende sawa njye na gapucuri wanjye turabakunda gapucuri usezera abantu gapucuri